Ndi papa Sava. Hatu mubutabeshye nk'ubushatamye hanga uri mu biki koko ugahunda zanjye ntabwo uzizi ubu uhimya ukagongo mu izi ntebe uri mu biki aho ukora ntabwo hazi hakomana utarasara wakoraga iki ahubwo ho mbere yuko usara uburi iki hanyuma se umbwira ngo nicanga ngo hano ni kwa so ni kwa nyoko hano ni kwa hano kwa ari kwa boss none sanga hani mu buriro wagiye ufata icyumba ruryamamo ndakwishyuza akunyohereza mu cyumba unyohereza mu cyumba nkandi man nanjye manyeneye kurelaxinga ariko Hatu wagiye ufunguka mutwe nimu nakubwiye ko afite umushyitsi kuki utagomba kwibwiriza ngo utange saro wowe uri umwana yitambuka kuryo ajya kubwira ngo genda sohoka umuntu araje sohoka umuntu araje ntabwo wakwibwirizaho ntabwo uri mukuru undajya nanjye mubaza uwo mushyitsi wawe ni Gaburiheli Mutagatifu ni nyina wa Jambo ku buryo wakumva ko yaza hano no icyo yaba ari cyo cyose sibyo ntabwo ari umushyitsi uri ku rwego rwawe Hatu genda ujye muri karakazo kanjye ufite ibitotsi ugenda uryamusinzire urumva ntago ndi bukwishyuze karakazo gashyuha kuri kare wirambikamo ubugurukanaga hanze sha ariko gacyo kurusha sa icyokezo rero wicaye atubona ajya kugira ngo nawe umushenza reka nkubwire nanjye reka nkubwire Hatu nanjye ndupfa ubusa ibwiriza uva nawe ukabona kawe mwanga mu ntebe ugakuruza hanze ugenda ujye kujyama ufite urugo ugenda ushaka umugore wa dasiye ujye kujyama ubundi bagiye kurukira ku mugore kuri ku cyumweru ubundi akantu k'agasaza gute gakora umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu bagahikirwa kaza gushyata mu ntebe zo kwasebuje cya ku mugore ujye kumukirayo nabo baragukeneye nanga imbwa ngahura nazo manu uri urambangamira waretse kumbangamira Hatu njye waretse kumbangamira ugasohoka genda je nkikora gahunda zawe ubundi ubarizwa hanga ubundi wewe kuko ruta ubarizwa hanyuma kuko ukora uta kuko yasubiza ubarizwa ukora uta hari akazi gahari ubu ngo none nje nkubwire manu none nkwereke n'uburyo ntagomba kuhava uri buka ibintu wankoresha ubundi nari kukuha pe nkahava nkareka iyo mabishi yawe niba ari mabishi niba ari metero utavuga ibigambo byinshi utukana umuntu utazi hanyuma se ibyo nakoze nagusaba imbabazi kandi warazimaye sinzi ikintu ushakaho rero sohoka ugenda urajuye burushete ebyiri ndakubwiye ntinyishyura urambwira ngo unyirata ngo uri manager hano gushatse ngo wanyishyura ngo cyangwa ngo ntunyishyure ngo ufite ukuntu bikasoringa ngo wazira n'ubuntu ibyo ndabyihorera hanyuma nje ko naje nkakubwiye ni cyo kunywa mfite inyota wambwiye ngo iki ntabwo wanyishije ibyo bintu ntabwo nabigusaba imbabazi Hatu okay kuri inshuti yanjye uri umuvandimwe kimwe rero ntiwambabari Hatu nidukorana akazi neza wamaye amahirwe y'uyu munsi wenda ejo ukazaza ukaryama umva nushaka uzanaryama imwambaye gusa uwo mukobwa wawe mujyane nawe muri karaga hegene hanjye hano ni kwa boss maze ndori ntundushiri Hatu no kubyanduye ati nuko byanzuye ko ndabutangiye kuraba umusore bavuga ngo mujyane ngona nanjye araza ndi hano kare kose sundi wa ubundi wowe umwana amatama asabira umusikati we reba byibura nanjye njye kwidagadura nakubwira iki umva jana se niyo nzoga yawe nyine yijyana bayisigira nde hano umva nakubwira iki shaka umva yemuko umva ngwi si Hatu wagize vuka genda ariko sa mwana w'intwara nako kumurageza nyongera yandi none w'intwara by force ariko ntwara by force kubira kandi uko ari kwa boss gake umukobwa kuri Jigwa de chevre arenze rero buriya kuri Jigwa de chevre buriya niwe muntu wa mbere ayenza naho burya ryanjye nayakenyereye ngaho sigarana ni kumva afu ya cyohewe Oui. Welcome baby. Ikaze. Ni sawa cyane. Turashima Imana. Okay. Niko meze neza ariko nta kibazo.
Uyu munsi ku cyumweru? Oya uyu munsi turi ku cyumweru. None si byose ni iby'iki n'amakote ni cyane ku cyumweru abantu baba baruhutse bari mu rugo. Ngo ibi byose ni iby'iki? Ibi byose ni wowe. Ntubibona se? Yego. Karibu. Ryoherwa. Wari umeze neza ariko. Ngira ngo ariko uyu munsi ni ku cyumweru kandi buriya icyumweru ari n'umunsi wera. Ibi byose rero niyo mpamvu nyine bigomba gukorwa ari ku cyumweru. N'amakote wifunze gutyo? Ntabwo si ibi ntibirenze. Reka ni ibisanzwe ariko. Genda tungu. Oya ibi ni ibisanzwe kurya nta kintu kidasanzwe twakoze. Bari kubasoma nta kibazo ibi ni ibyacu. Hari umuntu utegereje? Oya numvise ikintu numvise umuntu ukubita urugi ngira ngo ahubwo hari umuntu usize inyuma. Oya ahubwo ukuntu witeguye ngeze ngo ndi witeguye. Oya ntabwo ni mwebwe. Ibi byose ni mwebwe rwose. Ibi byose ni njyewe? Ibi byose ni wowe. Ahubwo agira. Sibyo ni ikintu n'umuyaga ariko kubita urugi. None se. Ibintu ariko biragenda. Ego. Ibi niwe ubyikorera? Ujya muri salo bakadushyiraho umuntu ugukorera inzara. Ndamwongeje. Ndamwongeje kuko ni umuhanga. Uyu muntu ni umudizayina arenze. Nta bintu bidasanzwe. Aba uko rero urahageze tuba turabonanye. Cyakoze nkangubwiza ukuri sibyo? Ntabwo ikintu namukunda ntabwo wagize editing ifoto ni wowe. Ni wowe ntabwo ari kwagona ugenda ukabona umuntu ifoto ni marayika umwabura ukagira ngo ni igitego joro. Ibaze rero nzaguza mpindutse n'uburyo yiteguye. Uri witambwiye ngo subira yose? Oya ntabwo nabivuga. Ntabwo navuga ngo subira ahubwo nakubwira ni nakugira inama. Ariko amahirwe nyine cyakora kugeza n'ubu natunguwe. Ndi kubona nyine wabikabirije cyane. Ahubwo se watunguwe n'iki? Nta kintu kidasanzwe n'undi. Watunguwe n'iki? Aha nuko nge nakira abashyitsi banjye. Cyane nyine ari umushyitsi nishimiye. Mwakira gutya ndaba nateguye. Ariko asanzwe yakira abashyitsi. Niko dore uko kameze. Niko dore yego mukobwa ye uraraye niwiri niko. Kanu kigize nk'inyoni y'umununi. Nk'inyoni y'umununi. Uyu hatonye. Uyu inyoni y'umununi urayizi? Iyo ni asigaye atambuka bakamwita mununizi. Aha rero dukunda gusetsa buriya. Ukuntu ubonye nsimbutse bambaye ngira ngo mbashyire muri muto. Mukomeze bwanire. N'abantu benshi hano. Kuvuga ngo kara gasaza ubonye nagakoze nakazamu nyine kahangara. Urumva ngo uko tukubera ko turya ibintu by'inkoko amafi urangiye hari ibintu urabona iyo bimaze igihe mu mufuka nyine biratinda bikaba byanateza odeur itari nziza. Rero urabisora akabishyira ku modoka itwara imyanda. Hano nibyo akora. Ura nubona karagatwe karagahara kameze gutya kageza ahangaha. Uriya karagasaza gafite uburwayi bwo mu mutwe. No kuvuga ngo karagafundi karamanuka gakubita umutwe kwiricyazo. Ura hano umurimo mvuza twapfutse. Gahita kagira ibibazo rero n'ubu ngubu kibagirwa vuba. Ubu ngubu ashobora no kuza akagita izina ritari ryanjye. Nk'ubu nashobora kubona gutya akakureba akahita avuga ati iyo papa yimwicaranye. Ariko aranasetse. Nyine urumva rero nuze
viyo wanjye nyine kubera agira impuhwe yarakabonye nyine kari kugenda gatoragura amashashi mu muhanda arakazana akashyira hamwe akajyana kwa muganga bakavura uburwayi bwo mu mutwe byanga no gukira bigenda byanga ageze avuga ati reka ngazane ngashyira ngaha kugira ngo njye mbone aho gafata imiti ubu gasigaranye ibinini bitatu ariko ndabona abanza bazagasubiza akagaga ibindi noneho reba ko karagasaza nyine ukabona kuriye gafite imyaka 24 oya nuko wajya ngo n'umusaza nyine ubwo burwayi nyine wese wakubita umutwe kwibuye aho kugira ngo akora ajya hejuru akora asubira hasi buriya nyine ikibazo cy'ubwonko ngo bwahise bwicurika urumva ngo ubwonko bundi buba buhagaze buriya ngo bwahise bwicurika ku buryo ni atekereje ngo bitabyirangira bitabyibagirwa reba ko karagasaza buriya gafite umugore ariko nikajya kibuka ko gafite umugore kubera icyo kibazo buriya no kuvuga ngo viyo wanjye nyine ni ukwibutsa kujya gukora inshingano z'urugo oya akabari akavuga ati umaze iminsi 3 utajyayo ati genda akagaherekeza akakinjiza mu rugo yamara ukinjiza mu rugo ubwo mubyizi akava ari uko mubyizi kabushije hako disi papa wanyu ni imfura n'umwana mwiza umva ni Imana y'u Rwanda none ureba kari agasaza buriya kose ibyo ukabona kuri iyo kuntu buriya gasetse ukazi ikintu cyitwa kotsa iki inyama kotsa inyama kotsa amafi birayi burakazi ibintu byo guteka cyane ubu rero hari igihe nyine kubera karagahanga disi karagahanga imbere ko gakora impanuka gakubita umutwe kwiryazo none ureba buriya karagasaza ureba ko buriya viye nyine ajya kabwira ati ariko petit waretse kujya kumbabura n'ubundi ku bwonko bwayaze butayagira rimwe ariko bitewe n'ukuntu kabikunda bakunda umuhumuro w'inyamakubi karavuga ati oya ngenda ngerageza ariko papa wanyu afata neza abakozi cyangwa nuko we afite ikibazo oya n'abandi bafata neza kubera ko bura n'umwana mwiza mu muryango wacu turitonda turabana neza bura nanjye mba ngerageza ngo nzamukurikiza mbe umwana mwiza nawe ariko byarabaye none nanjye mbona ndi inyangamugayo ryahamye n'abantu barabimbwira ati wakurikije so ariko yo tuvuge usoma urumva none se fasha gutya mwereke umufashe yifashe mwereke fasha gutya mwereke none se ntabwo njya numva signs se weho yaza ko nta kintu kimwe ndi gutora nawe rero niki urabona nyine ni ku cyumweru kandi amasaha aregereje bumva Vietnameri bagiye gusenga rero iyo baje hari igihe baza bakazana n'abashyitsi bagahita bicara hano muri salo bakuru rusengero bunda ni inshuti n'abapasiteri bakaza bakicara hano kuri salo bakaba baganira twaretse ko bavangira tukimurira ibiganiro byacu ara mu cyumba ngiye mu cyumba ngewe ntabwo ari wowe gusa wowe nanjye twebwe mu cyumba tukaba turi ariko uyu muhungu yarasaze ngiye mu cyumba gukora iki ngo mu cyumba ngo gukora iki ni kwa mukobwa mvuye hano mvuge ngo nabwo ni ngo yigize nk'inye n'umununi aratambuka bakamwita mununiza none ngo mu cyumba niko wamushenze we nyamara gato wowe uratinya ukansebya ndi umusazi wo mu mutwe ariko se subundi aha rero nakubwiye niko dukora ubu manu reka mubwire n'undi munsi biba ubwa mbere na nyuma reka katunaye karimo ntonze ibyo ransibya mu biki karabeshya umwana ngo hano ngo ni kwa so ngo ni kwa nyoko wakaboyi we oya katabakaboyi ikibazo afite ukibuke uzi ko murusha n'umushahara wowe yamuye ya miti se umva wasanga amasaha ya uyu nguyu uwakwireka se afite amaguzi cyari cyo imyaka turayizi hato umva nawe se afite umwata wawe wanjegera wakigorye ku manyoko ayo ni amagambo nyandagaza wasotse ukagenda kakagira amagambo nyandagaza wasotse ukagenda urumva urwo rututsi kavuze wasotse ukagenda manu uvuze ngo iki ngo ningire gute kankuvanemo ayo magambo nyandagazi mwereke none se ubu nimba ibibazo bije
ndashaka kukwereka ko njye narezwe n'undi munsi hatazagira n'umwana w'u Rwanda wumva uri kutukana urwo rututsi. Shamu wese mu Rwanda watu wagiye mu kazi kawe. Wagiye mu kazi kawe. Ngwaye mu mutwe. Ngo boss ngo aramperekeza ngo akanjyana iwanjye ngo nkatera urubariro ngo akahicara ngo akumva ko bagiye wamuhaye imiti kangiye kumibiti hato twagiye mu gikari ko gani tujye mu gikari tujye kubiganira tujye kubiganira mu gikari hato waruzi n'ikindi kwanza buretse mabuja na boss mu kanya barasa nubwo njye nakubabarira umukozi hano hato twagiye kubiganira mu gikari hano se wabaye hano habaye iki mano uraho neza mwana Mwiriwe nama. boss yasashimwe ko mutungana se habaye Ko mutungana tuve hanze hari indusa hano habaye iki? murumva twari tuvuze ngo tubonye umushyitsi tutuvangura tumusengere rero ari ukuntu nyine hari Cyuvuga ariko se turi kurwana. tungi kubura kurwana nta soni ntabwo twanze ko tugiye gukizwa twese kandi ubwo ngiye nangiye kuzura umwuka we yanyweye inzoga ngiye nari nje ngo twari turi gusenga nangiye no kuzura umwuka ni nabyo mwumvaga hanze none debe Manudi uzi ibintu ankore akoze iki se kandi Manudi azasange niyicariye hano niturije mvuga ni munsi naruhutse aze ambwira ati cyakora afite umushyitsi tabyumva namwubahiriza pe nka umushyitsi wa Manudi yego mu kugera hanze maze Manudi aranserereje kuko ngo mfite uburwayi bwo mu mutwe ngo kuba hano ngo ni ukuba ngo mwarankunze mukamfasha ngo kubera ko nzi kotsa muzi ikindi ageretseho antutse igitutsi kibi arangije aravuga ngo niwanjye ngo simbasha kugira ngo kubera ubugoryi ngo bw'ibinini ngo ugomba wo nguramerekeza ngo kangeze iwanjye nkatera akabariro ngo namara kugatera ngo nkagaruka ngo nuko mbayeho muri ubwo buzima Njyewe ndi wawe se nguranjyana ngo kubera ko byandangira Diamond. none se basi turetse ibyo ngibyo urakora iki mu ikote rya boss wawe oya yavugaga papa wiwe yavuze ngo muri mama we ni umujyana ubu yakuzanye iwabo nyine njyewe naje kumusura iwabo iwabo he ahangaha manu hano ni iwanyu Niko yakubwiye tubwire rata tubwire Papa Sava njyewe mama Sava ubwo muhageze reka ngende kuko ntinze hano njyewe rero ya Manudi twari inshuti kuri WhatsApp tuvugana buri munsi twoherezanya amafoto kandi yajyaga ameza amafoto yicaye no muri zino ntebe nabonye mbona ni iwabo noneho tukavugana na video call akabibona njyewe rero nari ngiye kwiga hanze noneho Manudi arambwira ngo buzagenda koko utaje kunsura ngo mu rugo arambwira ati wazaje ku cyumweru ko papa na mama birirwa mu rugo ndavuga ati ubundi ngiye mu busanzwe mu rugo nubwo bajya banyemerera gusura umuhungu ariko kubera ko numvaga ari iwabo ari kwa papa we na mama we bahari ndavuga rekanze noneho ngenje nasanze ari n'umwana mwiza pe yanyakiriye neza yamaye n'indabyo noneho ndangije uriya musaza mubonye urwaye ni abaraje bararwana ariko ntago ari mwebwe yavugaga ngo mu mujyana yavugaga papa wiwe yakubwiye ko hano ari iwabo kwa papa we Manu iso uba hano n'ubu ese mubwo wantumbiwe wagukubita ko gatwa kakamanyura wavuga ngo arakurenganye abasimubashye papa Sava akizwa nawe ntago uvuye gusenga Yesu se yinjira muri ibi ngibi gute urumva ukuntu uri gutukana gose n'uruhe rugero uri guhaba abantu uteke ka satani ho yakizwa nawe niko Manu ngende iso urambona ni imyata igeze mu mavi ngende iso ngewe iso se ntago wibuka haba iso ntabwo uzahaba erekana ubutwi neke kiyogoshesheje karangije kangira mu myenda ese Manu usiga usuzugura ku buryo ugeze aho kujya gufata imyenda ya boss ukayambara
ni kwa nyirabuheriwe ugatinyuka ugafungura icupa rya wayini nta muntu wabigishije meze nk'isoni ry'uwirwa yiruka mu ruhira ngiye nakumena ako gatwe kameze nk'imonyi bogesha inuza ni kwa muhambirwa ku buryo utinyuka ukaza ukavuga uti ngiye gusambanira muri iyi nzu warayubatse wakantuwe njye ntabwo nari nje gusambana ariko Manudi niba yakuzanye ubwo urakarayake njye ntabwo ndi indaya ababyeyi rwose mu nyubahe ntabwo ndi indaya nari nje kumusura kandi yari yambwiye ngo iwabo barahari rero ahubwo mwamfasha njye nkagenda nkajya no kwitegura kuko ejo mfite urugendo musezere ugende dusigarane nawe musezere cyangwa genda Manudi wanjye gera ko ari uko nanze kuvuga imbere y'umushyitsi uratinyuka ugafata imyenda yasoje ukayambara wa mahero nta bwenge ugira ngiye kuyifura boss ngo ugiye kugira gute nari ngiye kuyifura bita bihurirana ariko nari ngiye kuyifura nyine ni wayine wayikoye ufite amafaranga yishyura inyama ebyiri ejo watungiye yambwiye wariye warazishyuye hano urarangura se ubwo se urumva yakuye amafaranga ushoramo urumva yakuye amafaranga ntiwitwaze ngo mvuye gusenga uranyumva amabere gusenga abayari ako pasa vakana manini fahanga ukuramo roho nonanga wowe warangiza ukanyambarira imyenda ugatangira no gushaka kujya gusambanira mu nzu yanjye ngo ngiye ngo nukuze ngo narakijijwe kamere yanzamukana nkaguko nagukuramo ingoto uranyumva neza ikindi gihe nzongera kubona unyambariye imyenda uranyumva nda urashaka kurira seka ndavuze ngo seka ndavuze ngo seka cyakunguriramo imyenda iyo utavuba se imbesire uhita uzinga ibintu byawe none ahangaha n'ayundi muzajyana ubu yakoze muri kesi agurira ibintu birara ubu baba bakubwiye ngo ngiye ngo narakijijwe ukavuga uti we atansiyo Yezu yishwe n'abo bagendanaga gicucu ariko reba kana gasuzuguro gakabije papa imyenda wayini ibiki byose yari urushete ejo bundi z'ubuntu hasa niwe oya Manudi ageze hakabije yirukana ingegera iva ahangaha ejo twazasanga yanazanye n'abantu yakoresheje ubukwanga cyakoresheje iminsi mikuru ye buriya yari afite agakingirizo se azatera inda turere arwara sida tuvuze Manudi ugiye wabunuje se